muzamura ibiganza mwese, nguhaye umugisha nk'umushumba wawe. Ndashima Imana yaremye Eric tugakorana uyu murimo. Vugiriza Imana impundu nyinshi cyane. Twagiye Oh
nzira zanjye imirimo ye zamura ikiganza cyawe gutyo imirimo ye ababyeyi muvugiriza Imana impundu imirimo ye ongera kandi uzamura ibiganza zamura imirimo ye ire twasa imirimo ye ntabwo ikibarika ntigirondoreka irenze ubwenge ndashima Imana yaremye Eric ikaduhuza tugakorana umurimo w'Imana, tugakorana uyu murimo. wagendanye natwe ubihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomere zakuruta nta bitambo n'amagambo yasobanurishije bacu zanye umuti umenetse igisobanuro c'amashimwe. Ambutsa ni worship team nitambuke yonyine nta bandi bantu bahagararanye kugira ngo dushime Imana. Yes. Pastor. Tubakomera amashyi menshi cyane menshi. Wagendanye natwe ubihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomere zakuruta nta bitambo n'amagambo yasobanurishije bacu zanye umuti umenetse igisobanuro c'amashimwe. Ndashima Imana ko nagize umuryango mwiza ari wo Calvary Worship Team. Muri abantu beza rwose, wakomera amashyi. Ngewe uhagaze hano ubu ngubu yaribaye imyaka 8 yenda kurengaho wa 9 niho dutangiye hamwe n'itorero ryose muri rusange. By'umwihariko dukora umurimo w'Imana w'uburirimbyi niho mbarizwa ngewe cyane. Byambereye ibihe byiza bidasanzwe. Aba bantu mubona barimo ababyeyi bakuru bafite abana, barimo n'abana bato biga muri segonderi, barimo abapapa n'abamama. Ariko nge natangiye ndi umuririmbyi usanzwe, nza kuba umukondukteri usanzwe, hanyuma nza kuba kondukteri mukuru, bivaho mba president. So nibigaragaza ko ari umuryango wanjye mwiza nubaha kandi nkunda cyane. Yari imyaka 8 irengaho dufatanya nabo kuramya no guhimbaza Imana hano. Nuko ndabakunda
Imana ibahe umugisha cyane. Murabizi ko mbakunda. Ndabashimiye n'ukuri kw'Imana, ndabashimiye. Sinzi ko nabivuga ariko Imana ibahe umugisha. Twakoze ibintu byinshi byiza, ubu dufite album hanze hamwe na Calvary Worship Team. N'ukuri mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye. Tarava hangaha nagira ngo ishimwe ryanjye nyamukuru ndivugire hano. Abangaba bandi nyuma kubera ko ari imbaraga zanjye zikomeye nagize hano muri no paruwasi ya hano. Igihe cyari kibaye kinini turi kumwe hano dufatanya mu byo mwabonaga ndetse n'ibindi twakoreraga ahandi wenda n'abashumba, ariko igihe cyari kigeze ngo mbasezere kubera ko bishoboka ko iki ngiki ari cyo cyumweru cya nyuma ndimo ndasengera hano muri no paruwasi yacu hano ya Calvary. Mu by'ukuri mwambereye abantu beza, mumbere ababyeyi beza, nta kibazo na kimwe pe nigeze ngirira hano muri Calvary. Ubuzima bwanjye bwose sinashima ngo ubukwe ngo umwana ngo iki, bwose bwabaye hano ndi hano muri Calvary. So sinabirondora ngo mbirangize. So Imana ibahe umugisha, muri abantu beza kandi muzakomeze gukunda worship team no muryango wanjye. Numva undi ku mutima cyane. Ijambo rya nyuma ndashimira ababyeyi banjye. Muri byo yaravuze ngo turashima Imana ko yaduhaye n'ababyeyi beza badukunda baturera ni neza. Umubyeyi wacu Apostle ni ukuri pe, umutima wanjye uragukunda cyane kabisa, cyane. Ndashimira Reverend Pastor na Madame, Imana ibahe umugisha kubera ko ari inshuti zanjye nabo cyane. Na mama Apostle nawe ndamushimiye. Ndashimira n'abandi ba pastors Richard na Pastor Martin, mwese Imana ibahe umugisha. Ubuyobozi bwose bw'itorero wa Mayishara bandeze neza pe, bandeze neza, n'abadiakoni na protocole. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha mwinshi. Bwa nyuma wenda nza nugiye gusoza nubwo bigoye, ndagira ngo Pastor yakwigira imbere. Pastor tubana umunsi ku wundi, Executive Pastor. Yakwigira imbere hano. Yes. Karibu hano Pastor. Pastor twarabanye, ari umuyobozi wanjye, ari umujyanama ukomeye, ngira inama nyinshi cyane. Nkiri umusore ngeze aho mba n'umugabo, tujuru akomeza kungira inama, ntiyemeraga ko hari ikosa na rito ringaragaraho. Yeme mbibabwije ukuri pe, anyandikira message nk'umwana wiwe kandi akambwiza ukuri kose kubera ko yankundaga cyane. Ndabizi pe. Pastor yarandeze. Nibuka n'umunsi ngira igitekerezo cyo gushaka we muntu nicaje, ndamubwira nti Pastor ndikumva nyine ngiye gukora ikintu gikomeye nk'icyo cyo gushaka kandi hatari hano. Turaganira nawe aranyemerera. Pastor ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Twarabanye, ni umunyamavuta nubaha cyane, yaranyoboye muri worship team, wari perezida wanjye icyo gihe cyose, imyaka hafi 6. Turabana, arambwira ngo wicare utuzwe mu rusengero. Mba mu rusengero ndahaba kandi mpaba neza. So Pastor warakoze kundera, Imana iguhe umugisha na Madame. Hanyuma bakristo bavandimwe ndabasezeye, muzakomeze mudusengere. Niyo tugiye tuzakomeza gukorera Imana kandi nzabakumbura cyane, nzabakumbura muri inshuti zanjye mwese. Nta kindi novuga kirenze. Hanyuma ushitimu bari bavuze ko bafite ijambo rimwe, hanyuma n'umushumba akaza kumpesha umugisha. Murakoze. Wego usezera Eric, ariko nyine nta kuri niko wemeze. Wenda bategura ibyo bateganyije worship team as they are preparing for what they have prepared. Dutegure ituro ryacu. Let us prepare also our offerings. Hanyuma duturire Imana. And we give the offerings. Kugira ngo dukomeze dushima Imana. Amen. Rero worship team ijambo rigufi bateguye. Hallelujah. Hallelujah.
biragoye kuvuga kuri uyu munsi no kuvuga kuri Eric. Ndashima Imana yaremye Eric ikaduhuza tugakorana umurimo w'Imana, tugakorana uyu murimo ni umugabo udasanzwe, akaba inshuti yanjye cyane. Abantu benshi baragiye, abarida benshi, ariko nta muntu urantera irungu, nta muntu urantera guhangayika mfite mu mutima nka Eric. Eric, egere hano imbere. Turagushimiye kuva namenya ko agiye kugenda, igihe adusezera nka komite. Naraye ntasinziriye, nijoro naraye ntasinziriye, ndi gutekereza ukuntu icyuho cya Eric kizagenda muri worship team. Ndabizi namwe ntabwo biboroheye, na worship team ntabwo bitworoheye, ntabwo nzi uko bizagenda, ariko Imana irahari. Turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye cyane. Nta magambo twabona twakubwira, nta n'icyo twabona twaguha, gusa dufite sinye ntoya yerekana urukundo na presence yawe mu murimo. Nta wagusimbura, nta n'uzagusimbura, ariko nta n'uzagusimbura, ariko wumve ko tugufite ku mutima, kandi aho uzajya Imana izabane nawe. Twifurije amahirwe muri byose, mu muryango wawe, mu bana bawe byose. Imana iguhe umugisha. Mwakwegera hino tukamuha gift. Imana ibahe umugisha. barakoze, reka baririmba indirimbo. Urakoze cyane muri ko turirimba. Umushumba wenda kwaza, hari umuvandimwe wanjye twagendanye, ni grand frère wanjye, nawe yarifuje kuvuga ijambo ritoya, hanyuma tugatanga umwanya muratwihanganira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Jewe ndavuga nkase ise yogenda adashimiye abandi bafatikanije kurera tibibaho iminota 2. Ndavuga mu rwego rwa Mugunga, nongere mvuge mu rwego rwa Mushonda no mwa data. Hanyuma turashima cyane ko mwabanye n'uyu mwana, ankurikira ibya gatatu, niwe muherezi mwacu. Turashima Imana ko mwamureze neza kandi nakabagandukira akababera umuntu mwiza. Kuri ubwo ibyiza biza bisa nk'ibigiye kubabaza abantu kandi nibibi bikababaza. Ahagiye ni ambasaderi wanyu, azakomeza abaserukire mwihangane, nazoza nagaruka ni hano address. Ndashima nk'umubyeyi wiwe uyu mwana yatubereye imfura mu muryango, nubwo ari we muto ariko niwe wari utwikoreye twese. Aratwikorera mu buryo bwo bushoboka no mu buryo bwo mu bitekerezo. Imana igumugisha, naho uzoja uzogumana ubwo bufura. Ndatinze mu magambo, dushimiye ababyeyi Apostle n'abandi bakorana bose n'iyi team iri hano. Imana ibahe umugisha, ni uwanyu, muzoza umuhamagara yongera ifaranga yabahaga. Sawa, murakoze. Imana ibahe. Ntabwo mukiririmbye, ndagira ngo umwanya wagiye mwihangane. Muraririmba se murabishoboye? Ntabwo mubishoboye. Muzamura ibiganza mwese.
nguhaye umugisha nk'umushumba wawe, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, abagukomokaho bazagabana umugisha w'umwihariko kubw'umwihariko wagaragaje mu murimo. Uzagira umugisha amajya n'amaza, ku manywa na nijoro uzaba amahoro. Abanzi bawe bazamaramarira ibyo Imana izagukorera. Uzakurwanya wese amaboko yazatentebuka, akanwa kakuburanya kazacecekeshwa n'imbaraga z'ijuru. Abarozi ntibazakugeraho, iby'abapfumu n'abakonikoni uzabyumvira kure nk'imigani. Indirimbo z'amashimwe zizahora mu kanwa kawe. Inzira zawe Imana izazikura mu bunyereri n'ibisitaza, kandi kuva uyu munsi ibendera ry'ubutsinzi rizagendana nawe, mu izina rya Yesu, amen.